mbifurije ibihe byiza abana b'Imana kandi intore zanjye kandi abana banjye dutaramanye, mbifurije kugubwa neza mu rukundo rw'abahanzi, kuko uwabahanze ahora rwagati muri mwe kandi agahora abugira kandi abavomerera imbaraga kugira ngo muhore mukeye kandi muhore munezerejwe no kwiturira iruhande rwe, kuko nta yandi mahirwe mwagira atari aturutse muri uhoraho Imana nzima. Mbifurije gukomera no gukataza mu nzira y'ukwemera guhamye kandi ukwemera gushingiye mu rukundo no mu kwizera uwabaremye kandi uwabatoranyije mu bandi, kugira ngo mukomere ku murimo mwahamagariwe kandi mwatorewe, kuko iki gihe ari igihe cyo kubakomeza kandi kubambika imbaraga kugira ngo mushikame mu kwemera kandi muhagarare mwemye mube abahamya b'ukwemera muri Nyagasani Yezu Kristu, kuko yabahaye byose kandi akabagabira byose ku buntu. Nkaba ndi muri mwe mbashishikaza kandi mbongerera imbaraga ngira intore z'Imana kandi bana banjye dutaramanye, nimukenyere kandi muberwe n'ibyiza bya Nyagasani, kuko ibyo Nyagasani Yezu Kristu akora mu buzima bwanyu atari iby'imfabusa, ahubwo ari ibibafasha gutsinda nyakibi, kugira ngo mwiyunge nawe kandi urukundo rwe murwiyumvemo rubasakareho kandi rushinge imizi mu buryo bukomeye. Mwagizwe rero intore kandi mugirwa indashyikirwa kugira ngo mukomere kandi mukomeze gukwirakwiza ibyiza by'impuhwe ze, kuko yabururukirijeho imbaraga ze mu bubasha bwe kugira ngo zihindure bundi bushya buri wese uri muri mwe. Ndabashyigikiye kandi mbari hafi ku rugamba rwanyu rwa buri munsi, kandi urugamba tukarurwana impundura, iteka ryose tugomba kugaragaza intsinzi mu buryo budasanzwe. Ni umubyeyi ubakunda kandi uri hagati yanyu iteka ryose, mu burinzi bwanjye kw'amadohoka kandi ndahwema kubatera imbaraga kugira ngo mbereke igitunganye n'ikidatunganye, bityo igitunganye mukihambireho maze ikidatunganye mugihungire kure. Ni igihe rero cyo gukomeza kwambara imbaraga muri Nyagasani Yezu Kristu, kuko akomeje kugendana namwe kandi uko bwije n'uko bukeye afite byinshi agenda agaragaza mu buzima bwanyu. Akaba rero nta munsi w'imfabusa kuri mwebwe, kubw'umugambi udasanzwe kandi kubw'integuro ye idasanzwe, gushaka kugaragaza ikuzo rye n'ububasha bwe rwagati muri mwe, kuko mutitumiriye muri uyu murimo, ahubwo ari we wabatumiye kandi ari we wabatoye kugira ngo abakungahaze ibyiza bye by'agatangaza. Ndabarenze kandi ndi rwagati yanyu nk'umubyeyi ubamenyera icy'ingenzi, kugira ngo mbayobore kuri uhoraho Imana nzima, bityo ugiye gusana no gutandukira mwigishe kunyura Imana kandi kumvira. Nkaba rero narabahawe mu buryo bukomeye kugira ngo mbabe iruhande kandi mbigishe mbayobore mu nzira y'ubutungane. Ibyo mbagenera kandi mbaha akaba bitagomba kuba imfabusa, kuko mbashyigikiye kandi mbatera imbaraga kugira ngo mukomere kandi mukataze mu kwemera kwanyu. Buri wese ndamushyigikiye kandi buri wese muri mwebwe yiyumvemo imbaraga n'iruhuko, kwigira nk'icyo ari igihe cy'urugamba, kugira ngo dutsinde umwanzi ibitego, kuko iteka ryose yirarika mu bana b'Imana. Mu gihe nk'iki akaba akomeje gukaza umurego kugira ngo azimvubwe benshi kandi ateshe benshi umutwe. Tukaba rero tuticaye twaroherejwe nk'abatagatifu kugira ngo tube iruhande rw'abemera mu isi hose. Intambara z'urudaca, amatikurota aturuka ku mwanzi, ko twamanukiye ku iraribata mbere y'uko umunsi uhoraho wigaragaza kandi ugera. Tukaba rero dukomezanyije urugamba, kuko mutari mwenyine, ko twaje kwifatikanya namwe ngo tubashyigikire. Tuba rero ku isonga ry'urugamba, kuko uko bwije n'uko bukeye dufite icyo tubungura kandi icyo twubaka muri mwe akaba atari imfabusa. Ndabarinze kandi ndabakomeje mu mbaraga zanjye, kandi nkomeje kubanyuza mu nyanja y'ikibatsi gitagatifu. Nkaba ngira nti mugubwe neza, mukomeze koga muri iryo riba, tubafashe kwitagatifuza no guhinduka, kugira ngo muhindukirire Imana umuremyi wa byose, wabahanze kandi wabakunze, kugira ngo muberwe no kumukuza kandi muhore iteka muciye bugufi imbere ye. Yabashyiriyeho kumusenga no kumusingiza iminsi yose y'ubuzima bwanyu, kugira ngo iteka ryose muzirikane urukundo mukunzwe kandi muzirikane ingabire y'ubuzima ko ari we muyikesha.
ntacyo mwageraho rero mutari kumwe nawe, nta n'icyo mwagira cy'agaciro gakomeye mutagitekereje we. Nimukomere rero kandi mukomeze kwizigamira iby'agaciro gakomeye, ntimukururwe na feza yo mu isi bisatagira byo ku isi, kuko ibiri ku isi byose bitagomba kubatwara ngo mubishyire imbere kurusha uwabaremye. Uhoraho Imana agomba kubanziriza byose, ibindi bizakurikiraho. Nkaba rero ngira inama buri kiremwa cyose kiri ku isi guhinduka no guhindukira Imana umuremyi wa byose, kuko igihe kije kidasanzwe. Natwe rero mu butumwa twahawe kandi twahamagariwe mu isi nk'abatagatifu, tukaba twaraje kwifatikanya na buri wese uri mu isi ushaka kugendera mu nzira y'Uhoraho, abananizwa n'umwanzi ariko bashaka gutsinda ikibi, kugira ngo tubatere imbaraga kandi tubatere inkunga, kuko turi ku rugamba kandi tubereye bose ku isonga, kugira ngo tubageze ku mukiro mwawe usendereye kandi umukiro utavogerwa n'umuhisha. Tukaba rero turi gukwirakwiza imbaraga urumuri kugira ngo buri wese abashe kwakira imbaraga zimufasha gutsinda ikibi. Kuri iki gihe ari igihe cy'urugamba kandi igihe cyo gutsinda umwanzi kikaba cyegereje, kugira ngo agaragarizwe gutsindwa kwe ku buryo bw'umugaragaro. Abari mu isi rero nimumenye ko mwese muri ku rugamba, kuko ibyo umwanzi arindiriwe kandi ategerezweho, abizi kandi abisobanukiwe, kuko igihe kije kandi igihe cyegereje kugira ngo ibikorwa bye byose mu isi bisenyuke kandi ubuhibwe bwose buhananurwe, kuko ari igihe cyo gutsindwa kwe kandi ari igihe cyo gusenya ibibi bye mu bantu byigabije mwene muntu. Ibyo rero bikaba bimutera gukomya kwitera hejuru no gusiribya imigeri, kugira ngo agire benshi akuramo kwemera kandi agire benshi ahitana. Mumenye ko muri ku rugamba rero natwe twamanutse kubarwanirira, cyane cyane abatorohewe bakaba ari abemera, cyane cyane abamenye ibikorwa by'Imana isumba byose kandi babibayemo babituyemo, bashaka kugendera mu nzira yo gushaka kw'Imana. Mwitegure rero kandi mwizigamire imbaraga, kuko ari igihe cyo gusenga mushyizeho umwete kandi mushyizemo imbaraga zanyu zose, kuko umwanzi ari kugenda abagerageza kandi abagera amajanja, kugira ngo abatwarature cyangwa abatware icyiza mwari mugenewe. Nimwitegure buri wese uri ku isi mu mwanya we, nimwitegure kandi murusheho kwigengesera mu byo mwagabiye kandi mwahawe. Dore igihe kiraje kandi kiregereje, kugira ngo buri wese ahabwe igikwiranye n'ibyo yakoze, kandi bityo ahabwe igikwiranye n'icyo arimo, kuko igihe kije kugira ngo buri wese ashyirwe ku mugaragaro kandi apimwe ku munzani we, bityo ibiro bye bibashe kugaragara kandi ibikorwa bye bibashe kujya ahabona. Ni igihe rero ikibi cya mwene muntu dukomeje kugira ngo dutamurure kijya ahabona, maze uwo gitera isoni bimutere guhinduka no guhindukira, ave ku izina ry'icyaha wemeye kugikomeraho, mu kwirengera no kwihagararaho no kwanga gutsindwa wazarimbukane nacyo. Turi kugenda tuburira benshi hirya no hino mu isi munsi y'amarenga, kuko ibikorwa bigiye gutunguka, maze buri wese akibona mu mwanya agomba kubamo uhwanye n'uko ahagaze. Ni igihe rero turi kubarinda biremwa mwese muri ku isi, mu buryo bwo kubahisha umwanzi kandi mu buryo bwo kubacungira umutekano, kugira ngo wizigamire icyiza kizigame kandi uyihambura ku ngeso mbi, azigaho yakira ikiri cyiza, kuko atari igihe cyo kujendeka kandi atari igihe cyo kurerega Imana. Dore ko mwene muntu yigize indakoreka igihe kirekire kandi gikomeye, ariko kandi igihe kikaba kije cyegereje, kugira ngo uwibwira ko asenga ariko asega bigaragare, maze n'usenga by'ukuri nawe bigaragare. Igihe rero cyo kurerega Imana ndetse no gushaka kugaragaza isura y'inyuma ariko imbere ari umunuko bikaba bitagikunze, kuko igituye muri mwene muntu ikambere aricyo kigiye kujya ku mugaragaro ahabona. Nimube maso rero mwebwe mwese mwigaragaze uko mutari, nimube maso muhinduke muhindutse, kuko Uhoraho Imana adakunda abajajanganya kandi adakunda imbera byombi. Nimukiwe cyangwa mukonje, muhitemo inzira imwe kandi muyoboke umwami umwe. Dore ko mwene muntu mu isi yindi ibigirwamana bitagira ingano, bityo icyakagombye gukorerwa Imana Uhoraho umugenga wa byose, mu buryo bwo kumuyoboka, kumwizera no kumukunda. Mwene muntu ntamukundire, ahubwo akikundira isi kuruta uwayiremye. Mube maso rero mumenye ko isi mutuyeho niyo kuyihanga, aje kuyungurura kandi aje gusukura byose,
kugira ngo akure imyanda mu mayira nk'abiciye mu kuyihindura nziza, muri kuyikuraho umwanda mwene muntu yayijanditseho, ayituzeho ababikwiriye kandi abo yabigeneye. Buri wese rero afite uwo mwanya wo guhinduka kugira ngo azabashe gutura mu isi nshya kandi mu isi isukuye, kuko ibyo mwabwiwe igihe kirekire bize kandi byegereje, kugira ngo ibyo byavuzwe mu magambo bishyirwe mu ngiro. Buri wese uri mu isi ibyo byose akazabibonesha amaso ye kandi bikazamugeraho. Mube maso rero kandi musenge, mumenye ko muri mu nyanja rwagati kandi mu isumo rikomeye, kuko umwanzi nyine atishimiye abemera kandi atishimiye abayoboka Imana by'ukuri, ahubwo abateza ingorane ibigeragezo by'urudaca, kugira ngo abace intege kandi ateshe agaciro imirimo yabo ndetse n'ibikorwa byabo mu by'Imana. Ni igihe rero cyo kumwima amatwi, mugakikama kandi mugasenga, atari igihe cyo kurambya, atari igihe cyo kurambirwa. Ni igihe cyo kuba maso kuri buri wese uri mu isi, yaba umuto cyangwa umukuru, kuko yashyiriweho gukuza no gusingiza Imana. Bityo utari muri izo nzira akaba yakagombye kwishakira izindi nzira zacamo, kuko nta mahungiro kandi buri wese ijisho ry'Imana rimubona, yaba mwiza cyangwa umubi, imbere y'Imana aragaragara, kuko urumuri rw'Uhoraho rwarasiye ku isi kugira ngo ruyungurure kandi rusensure ibiri imyanda ibyo ari byo byose, kugira ngo buri wese agaragare uko ari. Bana b'Imana kandi ibiremwa by'Imana, intore z'Imana, bana banjye ndababuriye ngo nimukomere kandi mukataze. Abemera iki gihe si igihe cyo kugamburura ngo muhakane, ahubwo ni igihe cyo gukomera, kuko buri wese uri ku isi ari ku rutaro, kugira ngo buri wese ahagarare mu mwanya we, ashikame kandi agaragaze ko ari kumwe n'Imana cyangwa ari kumwe na Satani. Ibikorwa rero by'abari kumwe n'Imana biragenda byigaragaza, bityo abayoboke b'umwanzi nabo bikigaragaza, kuko igihe cyo kwihisha no kwihishira bitagikunze, ahubwo ari igihe cyo gutamurura kugira ngo ikiri mu muntu cyose kigaragare. Murabe maso rero mwizigamire icyiza, mureke ikibi maze mwihambire ku cyiza, mwiyambure umwambaro w'ubushwambagara, kuko Uhoraho Imana ari kugenda yambika intore ze, kandi ari kugenda ashyiraho ikimenyetso habe. Ari igihe rero cyo gutora ndetse no gutoranya abakwiriye kuba mu mugabane w'Uhoraho. Mwebwe rero mukaba mwarazigamiye ibyiza by'agatangaza, buri wese rero akaba agomba kubiharanira, ko atari igihe cyo gucogora no kurangara. Ndabakunda kandi ndabashyigikiye, isi yose y'Uhoraho n'ibiriho byose n'ibye. Aba rero mfite uruhare rukomeye mu gutagatifuza, mu kurinda, mu gukwirakwiza urumuri rw'ikibatsi mu kiremwamuntu, kugira ngo rusukure bose, cyane cyane ko byagenwe muri iki gihe mu gusukura isi no kuyungurura ikibi muri mwene muntu. Benshi barakidegembya kuko batazi aho ibihe bigeze, kandi batazi aho umugambi w'Uhoraho Imana ugeze, kugira ngo aze gutabara be, ko atazakomeza kwitegereza akarengane muri rubanda nyamwinshi. Azi amarira y'imfubyi n'abapfakazi, azi abarengana bakandamizwa, azi abakene basuzugurwa kandi barenganywa umunsi ku munsi, azi n'abemera ariko bakazira ukwemera kwabo, azi n'abamuhamiriza iby'ukuri ariko bakazira ko bamumenye kandi bamwamamaza. Azi rero guca impaka n'impagarara, intambara n'amatiku mu kiremwamuntu mwene muntu yiyubatsemo, kuko yaremanwe ubwiza kandi akaremana ubutungane, agashyirwa ku isi kugira ngo ibikorwa bye birusheho guhindura isi nshya kandi birusheho guhindura isi nziza. Mwene muntu rero umwanzi Sekibi akamwica amatwi kandi akamuhuma amaso, akamujya mu matwi, bityo akamuyobora mu bibi, mu kunangira umutima we Sekibi akamwigarurira, bityo akamushora mu ngeso mbi arizo zandavuze isi, zandavuza n'ikiremwamuntu. Uhoraho Imana arabireba, arabyitegereza kugera kuri iyi saha, akagenda abona isi iragenda irushaho kugwa mu rwobo. Niyo mpamvu rero isi iri mu biganza bye, kandi ari we wayihangiye mu bushake bwe, mu mbaraga ze, mu nteguro n'umugambi mugeneye mwene muntu, akaba abona kuwugeraho ndetse no kugera ku cyo Uhoraho yamuremeye kandi amushakaho biri kure, kuko mwene muntu arushaho kugana umwijima. Akaba aje rero kurangiza byose, gushyira byose ahagaragara, abigirishije imbaraga ze kandi anyuze mu bamwemera bamwakiriye, kuza guhindura ibintu ukundi mu isi. Ntabasaba uruhushya n'uburenganzira kuko yigenga mu bye,
kandi akaba yigenga mu biremwa bye. Abakomeje kunangira imitima nimurindire murebe uko icyo Uhoraho yavuze kandi icyo Uhoraho yateguye kizagerwaho kandi kizashyirwa ahabona ku mugaragaro, bityo uhindura n'upinga habibone biri imbere ye, kandi habibone habirimo rwagati, kandi habibone biba, kuko udashaka kwemezwa n'ijambo tuvuga kandi ibyo tumubwira azemezwa n'ibikorwa, kandi yakemera abonye ibibaye bizamutera guhinda umushyitsi, guhindagana. Ni igihe rero cyo kubaduka kuri buri wese kugira ngo mwemerere Uhoraho Imana abagenge kandi abayobore. Kuri uyu munsi rero tukaba twaje gutera imbaraga kiremwa muntu uri mu isi kugira ngo yinjire mu gushaka kw'Imana kandi ahindukirire Imana umubyeyi, umugenga wa byose, umuremyi wa byose, niwe ukwiye kwizerwa no kwiringirwa, nawe ari we muhanga amaso kandi mumugirire igitinyiro, mwubahe kandi mumukunde, mureke kwikuza no kwirata, mwirata uko muri kandi ntimukisumbukuruze ku wabaremye. Ni igihe cyo guca bugufi kandi igihe cyo kuba maso kandi igihe cyo gutega amatwi. Uwanze kumva ntazabura no kwakira ibihano, kuko tutahwemye kubwira no kubwiriza kiremwa muntu mu kumwigisha kugira ngo tumubwire icyo ijuru rimutegerejeho cyangwa rimwifuzaho, akica amatwi nkana akanangira umutima we nkono. Ariko kandi igihe kiraje kugira ngo byose biseswe, kirangaza mwene muntu kandi kimutera kwijamura. N'ubuzima mwene muntu aba afite, ariko kandi mwene muntu ntabwo yahawe ubuzima bwo gucumura, kandi yahawe ubuzima bwo kwigenga ngo yigire ikigenga imbere y'uwamuremye. Ibyo byose rero bigomba gusubizwa hasi kugira ngo buri wese agirire igitinyiro Imana umugenga wa byose. Ibi bihe biraje rero, ubwigomeke ubwirasi bw'ikiremwa muntu bukurwe mu mayira kugira ngo buri wese abeho abereyeho gushaka kw'Imana kandi abeho ahumeka umwuka, ariko kandi agendera ku ijambo rivuye mu ijuru, kuko ubwigenge bwa mwene muntu buri kugenda burangira kandi ubwigomeke bwe akaba azi neza yuko akiburimo. Ariko kandi tukaba tugenda ducagagura iminyururu y'umwanzi yagadiye mwene muntu kugira ngo tumukure ku izima ry'ikibi. Murabe maso abanyabwenge mwebwe mushishikariye ingoma ya Kristo kugira ngo muyamamaze, kuko iki gihe atari igihe cyo gukinisha, ahubwo ari igihe gikomeye cyo kuba maso, kuko amakuba agiye kururukira isi kubwo ibikorwa bya mwene muntu byakomeje guhindanya isi. Ngaho rero nimukomere mukataze abemera, murashyigikiwe kandi murarinzwe. Nimukomere mukataze mu cyiza kugira ngo mwikinge kandi mwihishe uburakari bw'Uhoraho Imana mu kwemera guhinduka no guhindukira. Ukomeje kwigira ikigomeke kandi akigenge, uwo wese ariyimbire, kuko ahari atahazi. Ari ku isi ya rurema kandi wayihanze aje gukura imyanda mu nzira. Ese azahungira hehe nawe ari umwanda? Buri wese niyirebe kandi buri wese yitekerezeho. Ushaka kwigomeka azahungira hehe kandi ari umwanda? Nyiri uguhanga isi kandi nyiri uguhanga kiremwa muntu niwe uje gusukura kandi kuyungurura byose, kugira ngo buri kintu cyose agishyire mu mwanya ukwiriye kandi mu mwanya uboneye. Ndababuriye nk'umubyeyi n'umurinzi wanyu, intore z'Imana kandi bana banjye, nimukebukiye kandi mugarukire Uhoraho, kuko ari igihe cyo guhindukirira Imana umubyeyi kandi umugenga wa byose. Si igihe cyo gukinisha, si igihe cyo kubaho mu kamenyero, si igihe cyo kwigendera uko mubyumva, ahubwo ni igihe cyo gutega amatwi rwose, buri wese mu ruhande rwe akisuzuma, akicuza kandi akihana bikuye ku mutima, kuko igihe cyo kurerega Imana kitagikunze. Buri wese niwe wihima kandi niwe wihenda, kuko yibwira ko yaba ahenda Imana, ubwo bwaba ari ubujiji. Buri wese rero niyishakira inzira hakibona, kandi buri wese yishakire ubwugamo hakibona, kuko igihe kije kidasanzwe kizatungura umunyabyaha kandi kikamutera guhinda umushyitsi. Twarigishije kandi twaraburiye buri wese uri ku isi kugira ngo yitegure kandi yihane. Ikibabaje nuko benshi bakomeje kunangira, ariko kandi bariyimbire kuko ibihe bike bidasanzwe kandi bizabagwa gitumo, ububasha bw'Imana bukabururukira nta kabuza. Mube maso abemeye kuyoborwa n'ijuru kandi abemeye kugendera ku ijambo ry'Imana, kuko gutabarwa kwanyu kuri hafi.
ndabakunda kandi ndabashyigikiye bana banjye, mutere imbere mu kwemera, mu kwizera no mu rukundo, muhorane ubutwari mu by'ijuru kandi muhore muteze amatwi, ntimukanangire imitima yanyu imbere y'Uhoraho, mundebereho ko ndi icyitegererezo cyanyu, maze munyigireho kuko ndi kumwe namwe, kuko Uhoraho ntigeze ntangira umutima imbere ye, narawufunguye ntakira buri jambo ryose ku rindi, kandi nyoborwa naryo imbere umuyobozi, bimpa gutsinda urugamba rw'isi kandi bimpa gutsinda ibigeragezo by'isi. Namwe rero nkomeje kubakingurira umutima wanjye udahemuka, kugira ngo mbavomerere ibyiza by'ubudahemuka, bityo mu butore n'ubutumwa bwanyu mwirinde guhemuka kuri Uhoraho wabaremye kandi wabahanze kuko abakunda. Amahoro amahoro ntore z'Imana, twifurije umunsi mwiza. Ndi Mutagatifu Yozefu. Amahoro amahoro.